keza ariko noneho reka turika byati kakubaza ikintu kimwe umuntu arusha ububasha imana biba hehe byabaye hehe niba imana ko wunganira hata hari ikintu waravuze mu kanya ntabwo ararangiza reka arangize point ye urahita umukurikira ke John urahita umukurikira ihangane nawe uturika ku giti cyawe nawe usanga ari ku giti cyawe ni gute imana ni gute umwana w'umuntu arusha imana imbaraga ibyo bintu ntabwo byemera niba imana ko kihari wa mana wigaragaza none uretse gato bafunga itorero ryacu ibyo mwavuze mwarabivuze muvuga ngo twarishyuwe kugira ngo tubatizwe hanyuma n'abari 500 Grace Room yabatije birenga nabo barishyuwe se Julienne abona amafaranga yishyura abantu bangana kuri barenga miliyoni uvuze ngo iyo mana iri hehe ituma amatorero afungwa ituma umwana w'umuntu aza akajujubya abantu akajujubya isi iyo mana iri hehe ntabwo ihari noneho uretse gato ndashaka kubaza ikibazo kimwe mbere yuko urakara njye nababaye ndashaka kukubaza ikibazo sibyo uremera nkubaze imbaza waragiye urabatizwa ejo bundi yego pe ubundi uretse gato iyo ubundi niyo mpamvu turi kuvuga kuri aya matorero ubundi iyo umuntu abatijwe ni ukuvuga ngo ubuvutsi bwa kabiri ubutandukanye n'ibya kera niyo mpamvu babyita kuvuka ubwa kabiri wumve yego barakubatije ntabwo wigeze ushyira umushyukwe n'uyu munsi uravuga ati barakubeshye akantu nzakarya tugere gatoya wumve birahuye ndagusobanurira sheri bivuze ngo Jackie aya matorero ugerageze kumva n'impamvu ari gufungwa ntabwo bigisha ijambo ry'Imana ngo bajye deep bategura umuntu uretse gatoya gusobanurire ubundi kutwebwe ku bantu bakuru ho gatoya iyo ugiye gusenga wumve kugira ngo ubatizwe muri aya matorero y'adapara aya ngaya y'inzaduka Jackie bitwara igihe kitari munsi y'amezi angahe baraza kudusobanurira hano mfite abantu babimenyereye baraza kudusobanurira bagafata umwanya ku buryo Jackie utegurwa ukigisha ugatandukana n'iby'isi ukaba umuntu ushobora gutanga umusanzu muri sosiyete siko bimeze ariko uyu munsi umuntu aragenda akajya imbere ya kamera cyangwa akabyuka mu gitondo ati kuko ashaka abayoboke ashaka abantu urukunyumva akagufata akakudubika mu mazi sinzi kubyumva ntabwo umubatizo ari ugushyira umuntu mu mazi umubatizo ni ugutandukanya umuntu usanzwe w'isi bakamutandukanya n'iby'isi bakamwigisha imico bakanamuha na kamere nzima yindi yo kwigisha Imana no kumenya Imana turi kumwe so ijambo ni iryawe wowe ibyo ndabyumva nanjye ndimo abantu babiri hari aho w'isi hari n'aho w'Imana hehe rero niho bacangira rero nanjye bakorera mu mitwe uri double agent yego uri mane ibyo byo mwicare mubizi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo ugomba kuba ijambo ry'Imana ngo ntabwo riravuga ngo ntabwo ugomba kuba akazuyaze ugomba gukonja cyangwa ugashyuha ijambo ry'Imana we ngaho igaragaze mu gihe barimo barafunga amatorero yawe wowe kuba bafunze urusengero rwa Julienne wabyakiye ute abantu mutapinga screen wahungabanye yego unyumva ndabizi ko iyi live iri no kuri X reka nkubwire Godfa njye narababaye kubona barafunze itorero ryacu twe ngiye nabatirijwemo njye na Brian bakagenda bakadushyiraho urusyo ngo turabatera mwako bakavuga amagambo menshi abo bakagenda bakavuga amagambo menshi ngo twebwe dutumye ngo itorero rifungwa yego ngo ni gute ngo batiza ngo abantu ngo b'amaherena ngo b'amatatuwaje ibintu nk'ibyo ngibyo ibizimu nk'ibyo ngibyo mani bakagenda bakavuga amagambo ameze gutyo mani umuntu akagenda akarwara turoma akirwa ntangana n'aba bantu b'isi ngo kubera yuko ngo agiye kugirana igihango n'Imana ibyo ngibyo umuntu arabyemera kuko aba yagiranye igihango n'Imana yego umuntu aba yemera guhura n'ibigerageza akarwana nabyo yego icyo ni kimwe ndimo nibaza Grace Room ko bayifunze ariho hasengeraga urubyiruko rwose isi yose ariho yajyaga ubu biragenda gute none mujye ubu ngubu gahunda ukuntu imeze ngewe imisozi zanjye ziri gusubizwa ubu ngubu ngewe gahunda yanjye nkuko nasabye kuva mbere hano mfite abantu 450 kuri TikTok mfite abantu 300 kuri Twitter urumva ko ari hafi 700 hafi 800 kumvikana ikintu kimwe gahunda igomba kubaho ubu ngubu nkuko nabisabye kuva mbere bashinga itorero buri karere ryo kwigisha ndi umunyarwanda mukunda igihugu muri cyo gukunda Imana mutazi
none se bashinga itorero rya ndi umunyarwanda niryo dukeneye kure. iri gutuma umwana w'umuntu ayirusha imbaraga akaza agafunga itorero byitwa ngo Imana irahari, byitwa ngo iryo torero riberamo ibitangaza bimeze bite? Jackie, iyo Mana irahari. Iri he ku buryo Imana arusha imbaraga Imana koko yaremye ibyo byose? Ibya Kayizari umuntu arusha imbaraga iyo Mana. Ibya Kayizari n'iby'Imana bibi by'Imana. Haleluya. Iby'Imana ntabwo bishoboka. Ari ngibi ibi nibyo bigeragezo se bari kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo ntabwo kubyumva neza Jackie. Nuvuga ngo ibya Kayizari bananiwe kubyuzuza. Ibya Kayizari ubundi Kayizari yari umukoresha w'ikoro n'iby'isi. Niba barananiwe kubyuzuza rero iby'Imana babyuzuza bate? ngaho da muri biranze ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Ibya Kayizari rero ni ukubahiriza amategeko y'igihugu, ni ukubahiriza igihugu urimo, ukubaha ibyo kigusaba n'ibyo kikugomba. Yego. Uri kumva? Niba rero udashoboye kubyuzuza, ubwo icyo gihe ntango ubundi ijambo ry'Imana tubwira ngo niba udashoboye kubaha abakuri kuyobora, ubaha Imana utareba. Ismaili subiramo ako kantu. Imana ureba utareba. Ismaili subiramo. uravuze ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo niba utubaha umuyobozi wawe ureba, wubaha gute Imana utazi utareba? Thank you. Mugarure Jessica. First of all, banza wubaha Imana, banza wubaha abantu mubana. Wubaha amategeko y'igihugu. Wubaha amategeko abayobozi bashyizeho. Kuko abategetsi bashyirwaho n'Imana. Haleluya. Uretse gato abategeko bashyirwaho, amategeko ashyirwaho n'abantu, ariko hari amategeko y'Imana tuzi yashyirwe Imana yahaye Mose kuri wa musozi kuri ya mabuye abiri. Yego. Ariko hari amategeko dukwiye kubaha y'igihugu. Dukwiye kubaha amategeko. Ijambo ry'Imana natubwira ngo niba ufite akazi ntubahe umuyobozi wawe. Nta Mana ibikurimo. Kuko ufite kumugandukira ukabona kugandukira Imana yawe. Subiramo ako kantu abantu mutapiga screen. Niba turi mu isi wowe Jackie mushuti wanjye urabizi turanakundana. Iby'isi turi mu isi nibyo twambaye n'umubiri. Niba wemera ko twambaye umubiri nta mukiranutsi uba muri iyi si please. Niba kajya yagiye n'umuntu gucira urubanza njye ndi ku ruhande rwawe. Nta mukiranutsi uri ku isi. Niba uri umukiranutsi biri tubwira ko bwira acumuye 7 kandi uko 7 aba yacumuye nyine abakiri umukiranutsi se. Nuvuga ngo rero niba turi mu isi kugira ngo tubasha kumenya, ariko buri acumura inshuro zirenga 7. Okay, ngaruka munyemerere twakira abandi bantu. Hano mfite umuntu bita Gashyikanye. Yego. Uretse gato ya Ismail. Ariko wese okay, ngaho soza nubwo wari wafashe ijambo kandi twari dutegereje ngo nze kuri gwa kwa twagiye. Icyo nshaka gusorezaho ni kimwe, abantu rimwe na rimwe hariye ibintu byo gusenga tugeraho ngaho kugira ngo tubifate nko gusenga tukabifata nka plot y'umugoroba man. Yego. Jewe Grace Room ntango blaminga barasengaga simbi igarukaho kuko abasengeye barabizi, ariko urubyiruko rwinshi rwajyaga rugiye muri plot, tugiye kureba ibyana, tugiye kureba abahungu n'ibindi. Niko byari bimeze. Hari abajyaga kuri iyo plot, hari abajyaga bagiye gusenga ariko many bajyaga kuri plot. Njye mfite umuntu wanyumvise nk'inshuro 10 ambwira ngo mane ngo abaye ibyana wese njye ndajya kureba ibyana mane, mfite Bible muri telefone yanjye ngo ngwiki uretse gato mube n'umuceri uravuze ngo bajyaga uri kumva hari yo wagiye gusenga ariko na benshi Godfather hari igihe naye Gisenyi yigeze kuza wa muyobozi w'abadive ku isi yose Teddy Wilson. Yego. Icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa, urubyiruko rw'Igisenyi rwose umudive umugatolika umusilamu bose yari plot ya nimugoroba. Ntabwo kwabaga ari ugusenga, yabaga ari gahunda yo kurese yo kuba ari agiye gucagura nyine, ubwo yabaga ari muri cagwa no kunama, yabaga ari nko muri unama no kunama ugatora ibyawe. Na Grace Room muri iyi minsi yari maze kumera gutyo. Urubyiruko rwari rwarapfuye mu mutwe rwumva ko gahunda ni plot ndagenda ameze gutya man. Vese gute umurimo w'Imana muzanamo gahunda z'isi aye. Okay. Uretse gatoya ihangane nyitwe Mike. Nawe wari ufite itorero. Nuko ari bitujuje. Uretse gato nawe wari ufite itorero. Nawe uri umupasiteri. Uretse gato Ismail, uretse gato nawe itorero ryo bararifunze. Oya, je ntango ndi umupasiteri ariko nanjye ndasenga. Iryo wasengeragamo. Okay, twagiye mureka twakira undi muntu rero mwihangane. Gashyikanye ijambo ni ryawe reka nkumve hanyuma kurikireho Mira kandi dukute tubangura abandi bantu kuri TikTok. Okay, murakoze kumpa ijambo Godfather. Hari umugani muri Cameroon baca
ngo nta sugi iba muri maternité. Urinze ujya kwibaruka no kuvuga nturi sugi. Numvise ko abantu bibanze ku bintu by'imisoro hamwe n'ibintu by'ubusambanyi. No, mu bantu bariko baravuga nibaza ko nta numwe ari sugi arimo. None kubera iki baduka bagatuka abantu ngo nabasambanyi? Nimba uwo mukobwa Imana yamuhaye ubwiza no kuvuga ko amatantasyo ari menshi, abagabo bamukunda ari bose. No kumenya icyerekezo cyaho tugeze. Nimba rero muri imyaka tugezemo umukobwa aje yambariye neza, isengero bakubwiye yuko sijya beranda, isengero ni nk'akaguriro. Kaguriro hamwe abo abasuma, abagura, abambura. Rero kuvuga rero ko umuntu winjiye mu sengero ugasanga bambaye ko agomba, ni mubireke. Kubera Kristo yarabivuze neza. Bamuzaniye umuntu w'indaya bamushira imbere yiwe. Bata amateko yacu abayazi no umuntu kumwicisha arabajije amabuye. rero se mu rusengero ni ukujya gutega hahindutse mu migina Na ite kibazo byaje none wewe ugomba yuko kujya gutega, ugiye gutega mu sengero n'ugiye gutega ku muhanda ninde muzima muri. Je nahitamo ugiye gutega mu sengero vuga akujya kuri gutega Grace ku Room muhanda. kuvuga kuri Grace Room niba asomye itangazo Grace Room ribe niravuga icyo yazize, ashobora kuba ari ingorane z'imisoro atari ingorane y'imibere. Reka rero tubirekere ubutungane bwa ribe bukomeze, naho nimukomeze ijambo. urakoze cyane kuvuga nta makuru ufite, ntabwo bigeze bafungwa na RIB. Ngiryo itangazo aho hejuru, ufata umwanya ufunge mike yawe ugende urisome. Ngiryo ni Sawa RGB, take rifunge. Mira sawa. fungura mike yawe. Naam, murakoze cyane, ndabasuhuje mwese Good Father n'abandi batwumva. Ino ni sije ikomeye cyane kandi ibabaje inateye n'agahinda ku bantu bogeza ibi bikorwa byabaye birimo bivugwa ku mupasitori witwa Julien Ego no ku itorero ryiwe, ko company yiwe itorero rya Kristo yarayoboye. ngo iki Mbisubiremo ntubyumvise, navuze ngo ibirimo biba kuri Pasiteri Julien n'itorero ry'Imana yayoboraga, abantu bakabyogeza babivugiraho amagambo. Burya hari ijambo rivuga ngo mujya mwirinda kugera umugera umuhunda. Leta y'u Rwanda ndayubaha, ndayikunda, ni leta yanje, ariko hari ikintu kimwe yakoze kitari cyiza. Yego, komeza RGB baba barayitandukanyije wenda andi ma association sans but lucratif, wenda ikavamo amatorero akavamo. Nimba barabonye ko ari ngombwa ko amatorero yakwibumbira mu yandi ma association sans but lucratif, yari kuyoborwa n'umupastori. Kuko kabano bantu b'auditeri bose murimo numva babintervena, nabo babahaye kuyobora RGB, bovuga ngo kubitira ku mutwe. Bino bintu birimo biba mu matorero sibwo bwa mbere bibaye, wenda mu Rwanda no muri Afurika nibwo bwa mbere dutangiye kubibona. Kuva igihe cya Yesu itorero ry'Imana ryaratotejwe, la persécution de l'église. uravuze ngo itorero riri gutotezwa niba nkumvishe neza? Niko mvuze. Ugize ngo iki? Ndavuze ngo bino bintu biba mu Rwanda n'ibyabaye muri Afurika ku Wunze matorero. mu rya Jackie uvuga ko umwana w'umuntu ari kurusha Imana imbaraga agatoteza itorero rye. Sinjya mvuga gutyo, Yego. reka kumvugira, reka ndangize po yanjye. Yego Byarabaye n'ahandi Burayi kuva igihe cya Kristo. Mu kinyejana cya 15 mu Faransa haza kuba reforme, byari bitangiye nuko byari bimeze. Impamvu navuze ngo RGB yakagombye kuba yayoborwa n'umupastori, ndabyibuka muri Romania mu kinyejana cya 16.
bafashe amatorero barakumira ngo bigere aho ngaho babona byabananiye, nibwo batangiye itorero ryitwa ngo ni underground church, l'église de silence. Amanura agatoki banyumve neza, ni matière maîtrisée neza cyane. Histoire de l'église narayize. ntushiremo amarangamutima no kubura umuheza ngo ni w'itorero. Nyiraryo arahari azarivugira. Oya ndavuga iyobokamana yego turakumva ariko Bukeye plus babakumiraga, plus bagendaga ryaguka rigira imbaraga nyinshi. Baravuga ati comme la netensi mushakisha ukuntu tumixe leta, ibikorwa bya leta tubishyira mu itorero tubemerere ariko tubakontorore. Bigeze aho ngaho bafata umugabo witwa Saline, niwe waje kuyobora ishyirahamwe ry'amatorero yitwa, kandi yarayobowe n'irindi torero, irindi shyirahamwe ryitwa ngo ni Association des Anti-Dieu. tugaruke kuri Grace Room. Ndagarutse Grace Room, abantu be Grace Room ikorera mu Rwanda, wenda nimba n'ahandi simpazi, yari yobowe n'umushumba Julien Simuze en particulier, n'itorero sinarigeramo, ariko mfata itorero ry'Imana muri rusange. Abantu barijyamo communauté ririmo ni ya communauté yamenyereye, yari isanzwe imenyereye ibintu byo kuraguza, bakagenda mu torero bazi ngo barahabwa barakorerwa ibimenyetso n'ibitangaza sur place. Uko ni ukuraguza. Amatorero yacu ni centre d'éducation chrétienne, ntabwo ari centre ya miracle y'umubiri. Amahanuzi yarahanuwe kuva kera. Mwibuke ko Yesu bamuhanuye imyaka 100, ariko barategereje bigeze aho bihagera. Kuki abantu barambirwa akavuga ngo ngibyo babahanuriye ntibyageze. Ijambo ry'Imana ntiribera. Hano uyu mukobwa abajije iki kibazo, arabaza ngo urukunyumva, ni gute umuntu aguhanurira ngo mama wawe ngo Imana igiye kumuhinza kandi nyoko amaze imyaka 10 apfuye? Ibyo ngibyo rero ni yatanzwe urundi urugero, ni nk'abarya bakurikira. uretse gato undi ati hano n'abana afite bababyeyi bari hano baraje mu kanya bakuvugishe, ati ni gute umuntu ambwira ko ngiye kubona urubyaro mbuze kandi mfite abana 7 nabuze aho murerera? My friend, ibintu murabikira urukonda kandi murabikira inyera kandi ari urukonda. Babafungire, komeza. Okay, niba babafungira, igihe kimwe umugabo witwa Samsoni, ntabwo ari Samsoni, ni Gideon. Gideon yashenye ibicaniro bya Baali. Bukeye baraza baravuga ati ni mumufate mu mwice. Papa arababwira ati ariko se nimba asenye ibicaniro bya Baali, kuki muvugira Baali? Baali ntiyivugira. Rero nimba ari Grace Room ifite umuvugizi wayo, nimba yari mukuri, umuvugizi wayo azarivugira. Nimba bari mu buyobe, wenda nawe soro yabirahari, ariko mureke gutera hejuru abanyarwanda. Ntidugakune ngo biracitse bana bama. Mwitondere bino bintu ejo bitazajya gukora ku bantu benshi. Kubakoraho gute rero? Ntabwo uri kudutera ubwoba? Sinkera ubwoba, mvuga ukuri kandi kujyanye n'ijambo ry'Imana. Uravuze bizadukoraho gute? Mukunda birabaye, biracitse. Biracitse gute? Itangazo twaryanditse. Okay, narivuze igitekerezo natanze ngira avugaga. Yo bafata RGB iyobowe n'umukozi w'Imana, apana les anti-dieu nk'ama intervena mwuvangaha. Murakoze cyane Jedie. Uravuze ngo bafate RDB bayihereze umukozi w'Imana uzi valeur. Urugero barahari benshi kandi benshi barutana n'abaministre ubumenyi. Uri kwiyamamaza urashaka akazi? Oya, murakoze cyane Rwanda Godfather. Reka ahangaha twumva igitekerezo cya Natasha nakire Sylvie Nsanga. Natasha,
Wari turiregera ngabo mutinze Jackie. Natasha, nyuma y'uyu mupapa hari ikintu wongeraho? ndacyongeraho Fatiraho, gira vuba nyaruka tugende. kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo hari ibintu bizakoraho sibyo Yego. nemera cyo njye buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo n'umusaza atinya nyina Yego. njye nubaha kandi hari burage ntazana Yego. nanone kuba ibintu byabaye ntabwo ashobora kudutera ubwoba ngo turareka kugira icyo tubivugaho kuko imana ntabwo itekereza nk'uko wari gutekereza Yego. imana itekereza nk'uko atekereza ngo iraguhana kuko wavuze ku bintu tuba twarapfuye nta muntu n'umwe waba ukiriho. Ikindi kintu ku bantu umuntu wari wanandi imana iguha umugisha kuba umpaye umwanya abantu bari kwandika ngo insengero z'indaya bazifunge ngo bakomoza cyane cyane kuri Jackie. Ikindi kintu ngo ndi buvugaho ushaka ko mvuga kuri uyu mugabo gusa cyane rero comment no kubyo Jessica yavuze. Turika. Aha urakoze cyane. Aha uyu mugabo ntabwo ndi bumutindeho ntabwo nshaka kumutindaho naho ibyo byo kuvuga ngo hari aho bizakora ndumva ryari iterabwoba reka tumusimbuke. Ikindi reka ngera kuri Jessica rero nawe ahantu tutari bwemeranye kuvuga ngo iteretswe ko igiye gufungwa ibyo byo cyangwa n'abantu bavuze ngo kuki abantu basengera nta mpinduka zigaragara. Yego. Kuvuga ngo buri insengero ubwo ari ibyo nta rusengero rw'ukuri rwaba rubaho. Insengero nyinshi zirahari kandi zisengeramo abantu bakijwe n'abadakijijwe. Umuntu ari imana ku buryo aza agashyiramo agakiza mu bantu mu bayoboke bose bari aho ngaho. Kuvuga ngo rero kuvuga ngo ba Julienne njye nta nubwo Julienne na Grace umuntu ayibreminga ngende kuvuga ngo kukiyo iteretswe kizafungirwaho ya kubera ko nanone muri Bibiliya handitsemo ko mu minsi ya nyuma ni ikibi kizitwa icyiza ikiza cyitwa ikibi. Iminsi ya nyuma ushatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ikibi kizaganza imbere abantu bakora ibibi abari bonyine oke n'urugero n'ubwo abantu nta bantu benshi muzi bashyigikiye ubutinganyi se kandi turabizi ko byarimbuye Sodoma na Gomora ariko hari abantu babashyigikiye ku buryo unamuvuzeho wanafungwa ngo ni uguharanira ngo uburenganzira bwabo. Yego. Ikintu nshaka kuvuga niyo minsi turimo kandi ikindi kintu mu minsi ya nyuma ibintu byitwa ijambo ry'Imana rizarwanywa cyane. Zarwanywa. Julienne nubwo yaba yakoraga Imana bakaba bamufungiye nta gitangaza kirimo kubera yuko ijambo ry'Imana rizarwanywa ariko nanone Imana ntizigera yemera yuko abantu baza kwikingira izina ryayo baryihishamo kugira ngo baze kubeshya kubw'inyungu zabo runaka. Wowe ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko Grace Room bikinze mu ijambo ry'Imana kubera inyungu zabo bwite? Ntabwo aricyo nshatse kuvuga ngo winjirishamo. Ni ukuvuga ngo iyo Grace Room niba yakoreraga Imana nta gitangaza kuba yafungiwe kuko byanditse muri Bibiliya. Abavuga ko Grace Room itari itorero ahubwo ari company nk'ukuntu wakora company. Manuka ntabwo wamugore ibyo bintu bikora. Mute your mic. Fata ninge yahaye ijambo reka mvuge vuba nsoza. Ni ukuvuga ngo hagati Grace Room hagati muri ibyo bintu. No, abavuga ko Grace Room yari company nk'uko wakora company ihinga ibireti nk'uko wakora company ihinga makadamia wowe ukaba uri kuyita Grace Room nk'itorero kandi bavuga hano ko yari company. Nusoma mu itangazo baravuga ko ari company ihuriro ariko ntabwo bakoze ibihabanye n'ibyo babaruje bakora iri torero. Serere yanjye nge ntabwo nemeraga kujya gusengera. Muri Grace Room ntabwo nemeraga kujya gusengera sinabatirizwayo sinasengera. Kubera iki? Urumva? Kubera iki utabatirizwayo kubera iki wanze kujya gusengerayo? Inyigisho z'ura mubyeyi ntabwo numvishe ka. Ngo iki? Good Father uri kunyumva? Ndakumva, igara telefone. Good Father. Ndakumva. Ntabwo ngewe inyigisho zaho ntabwo nge inyigisho zabo. Nagiyeyo rimwe ryonyine ritagira irya kabiri. Nabonye ikintu bakunda ari ukuvuga ngo ibitangaza ngo Imana yakorera igiye kubakorera numva nta jambo rya nyaryo barimo kumbwiriza sanga amasengero igihe kinini naba ndi mu buyobe ntazahinduka. Ndapfuye. Uhita kubivamo. Urakoze cyane. Ndakumva ariko netwa. Mbivamo ndahira ko ntazasubirayo nagiyeyo rimwe.
numvishije nta gufashwa mpagire kuko ijambo ryaho ntacyo ryamari. Urusengero nzajya kwicaramo bakarinda basoza nta jambo rizima bavuze, ari uguhimbaza kuririmba no kuvuga iby'Imana igiye kugukorera n'ibiki byose by'ibitangaza. Ntago njye rwo rusengero nsabwa. Ntabibabwiye, ndashaka njye ahantu bambwira ko gusambana kwagiye kuzandimbura, bambwira ati niba ushaka ko Imana ikugirira neza senga uyegere uyibe iruhande. Urumva nibyo bintu ngiye kugira icyanjye nshaka. Rero insengero ngewe mbona nta nyigisho nzima nkuyemo. Buriye buhanuzi bwa mbere bubaho ni ijambo. urakoze cyane. Niba nta jambo rizima ndimo kuhumvira, aho hantu ntago nzahasubira, nta nubwo nemera, nta nubwo nahemeye. We gufungwa kwa Grace Room, gufungwa kwa okay, gufungwa kwa Grace Room wabyakiriye ute? Gufungwa kwaho ngewe nta kintu byantwaye kubera ko ntago ari ahantu hanca amazi agakujya gusengerayo. Urakoze cyane, ndagushimiye. Mbabara mvuga ijambo rimwe. Ko yehe Abantu muri kuvuga ngo Jackie ngo ni indaya. Jackie usibye kazi imbere ya kamera akavuga ko asambana, namwe musambana mu ibanga. Ejo bundi ntabwo tujya kumva tukumva saga z'abantu b'abapasiteri n'abaki bose basambana n'abadiyakoni n'abaki bose. Jackie wenda ikintu akora nuko aza akabivugira hano mwica imanza ngo nta nubwo bari bakwiye kubatiza ngo abantu bapfumuye hehe na hehe. Oya, ariko nanone ndasubira ku kintu Ismael yavuze, abenshi nanjye nzi basengeraga muri Grace Room muri Proti yabaga ibajyanye. Burya ibintu byatangiye kumera gutyo nta mana ibihari. okay, ushaka kubwira abantu badashaka kumva Proti ukababwira mu Kinyarwanda ni iki? Ni bimwe byo kumva abahungu bavuga ati haba hari ibyana bya danje. Kubera ko hari abahajyaga wambaye uko ushaka, waba wambaye impenure, waba wambaye inkweto igera mu ryinyo, waba ugiye ibere rishinze rigaragara, nta kibazo, nta rubanza baguciraga. Rero abahungu benshi bagendaga bagiye kuhashaka ibyana, ndabizi. N'abakobwa bavuga ngo bagiye kuhashaka abasore, ugasanga bagiye nko gutegerayo. Yari rinye babaga urubyiruko, abonzi benshi babaga bagiye gutegerayo. Imana iraguhana. Ntago impana. Ntago Imana iri bumane. Nje hari abantu benshi nzi babaga bagiye gutegerayo batagiye gusenga ngo hari ibyana bya danje. Mutapinga screen. Ikindi kintu Jackie yavuze ngo ntabwo Julienne yaba yarishyuye ngo abantu bose ngo bahabatirijwe. Ntabwo nge navuze Julienne ko yishyura abantu kugira ngo bajye gusengerayo. Nivuge ko ari urusengero runaka ntari buvuge izina kubw'umutekano wanjye. Baza baguhereza abashuti banjye amafaranga, nanjye ndimo nuko nabyanze, ukaza ibintu baguhanuriye ukabyemera. Kandi urusengero ruyobokwa cyane hano muri Kigali, ruba rufite abantu buzuye rupakiye. Waza niba bamanuriye ati Natasha ejo bundi wakuyemo inda, ni Yesu we, ni pastor nubibwiwe ni ikintu uzi ko ari byo. Bati nta muntu mwavuganaga ejo bundi uri kukubwira ibintu bya visa. Iyo baba we amavuta ntigumamo, kumbi n'udufaranga bakubise ku mufuka, abashuti banjye bo barayariye barayamaze. Urakoze cyane, ndagushimiye. Ijambo rya nyuma nasoreza, mumenye ubwenge. Ikintu nababwira binashobotse bikaba byiza, genda uganire n'Imana mu nzu iwawe irahagera, ntago hahejwe wisengere. Naho insengero nyinshi zabaye business no kwirirwa babakuramo amafaranga bababeshya ibitangaza bidahari. Ndagushimiye cyane, urakoze Natasha. Reka twihute mfate umuntu bita kuvuga nanjye 10 secondes. Inshuti yanjye wakwihanganye ko undi muntu amanitse ikiganza ugahita umukurikira, sibyo? Désolé, mbabarire cyane. Sylvie, uranyumva? Ngewe ngiye no kugenda. Umva, ngewe ikintu cya mbere bite? Ni sawa, yego. Bon, kwanza vraiment aimable grand yangu, je suis vraiment déçu yo kumva ibintu byinshi uvuze. Yego. Ibintu aimable avuze binteye ubwoba, nk'umuntu nubaha cyane nka mukuru wanjye kameme, très éduqué, ntabwo ari kukosea adabu aimable. Mais nute wavuga ko RGB nk'ikigo gishinzwe kuregulating ibintu bitandukanye harimo n'ama NGO cyayoborwa na pasteur, ejo haji ejo bundi bipadiri uryo. Ariko nanone nkabona ko abanyarwanda hari ikibazo bafite mu mutwe kimwe, barashaka ordre en même temps ntibashaka ko ordre iba enforced. Kubera ngenda avuga nk'umuntu utazi kubera iki banafunze iryo torero, which is true. Nta nubwo ari itorero by the way, hari ibyo bita itorero, hari ibyo bita za ministere, bifite amategeko abigenga. Ngira ngo abe nashakishe, hari itegeko rigenga za NGO na faith based organization, birahari biri clear. So if you want development, ntabwo wayikora mu kavuyo. And actually I'm coming from another school of thought aimable, mu dissertation ako semina wapi tunaweza sikizana pale kwe. Moi je trouve que actually ko amatorero n'abakristo bagomba
kwidevelopa mu Rwanda than in another place, because there are laws, clear laws helping them, guiding them how things should be. Itorero riberaho aba bafasi wala bakretien ba ile eglise. So kama eglise ikurikiye amategeko, nukuvuga ko n'abantu bari muri iryo torero baraba develope ibikorwa remezo birabageraho ari ibyabo kwanza n'ibyo ku ruhande no muri community yabo. So I really find it disturbing kumva Aimable wakora statement, toi comme quelqu'un éduqué, un grand frère que je connais, que amategeko y'u Rwanda ari antichrist kubera arimo ibintu hari ukuntu wabivuze bigaragaza ko c'est comme si hari itegeko hariya hakaba n'itorero hariya, ariko tukibagirwa ko ayo mategeko arimo abantu bari mu gihugu runaka, they need to follow laws. So how you people you want order when you want disorder? Parce que s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de normes qu'il faut suivre, c'est du cavouillon, ça, Aimable. Ntabwo nzi icyo babafungiye, sinshaka no kubimenya, sindi umuntu w'iwabo, ariko njyewe nicyo kintu cyambere nashaka kuvuga mu bintu biri mu mutwe wanjye, kubera iyo bafunze ikintu reaction ya mbere niyo kuvuga ngo barakabije, barakoze iki. No, ahubwo question and say what is the law talking about. It's an opportunity buri munyarwanda noneho kumenya actually na za nsengero tujya gusengeramo na yahe mategeko ayayobora, kubera ayo mategeko natwe aratureba abarimo. Nimba RGB, from what I know, itegeko nukuvuga iki, rivuga itorero cyangwa ministeri rigomba kuba rimeze rite, rikozwe nabande, rihura ahantu hameze hate 1 2 3 4 5. Est-ce que les gens qui sont ici buri muntu uri kuza kuvuga arimo yarebye ari amategeko noneho tugesinge basi ngo mu mategeko 10 turatekereza ko baba bishira ingiri no kusema sema tu. Aimable ariko wenje niko nasema vile beniko nabisikia fati no ma WhatsApp groupe buri muntu arimo araza papa. Mais quand même les gens sont allés à l'école, pourquoi? C'est pour s'informer, c'est pour lire. Nous tuzatera imbere twangana n'amategeko. You people, we need to love law. Nubwo ayo mategeko natwe azadushiramo, ariko we need to love it. None se mwibaze mu muhanda aho ari nta feruje buri muntu ari kugenda inzira ashaka, toi tu peux arriver où? Nulle part. So amatorero, abapasteri, abapadiri, they are not a super men and whatever. They need to follow the law. Et ça, c'est pas anti-Christ, c'est pas anti-Bible, biblique, non. C'est les normes et Dieu aime l'ordre. C'est un Dieu d'ordre, s'il vous plaît. Ngewe hantu badakurikiza amategeko najya kuhasengera ute? Nimba bavuga ngo pasiteri yibye umutungo, yayibye kubera iki? Kubera ya mategeko ashirwaho ntabwo yujujwe. Niba bavuga ngo pastor is raping people cyangwa padiri, nukuvuga hari amategeko atujujwe, agomba kuba enforced, agomba kuba monitored na za komite zitandukanye. Abenumulo yaraza tubwire governance ya NGO, ngewe yo ndayizi ariko y'amatorero sinyizi cyane, ariko I don't think they are different organs ziba zishinzwe ibintu runaka. Iyi terero rero giye kwiyandikisha, ndatekereza ko bikurikiza no seulement itegeko ry'igihugu, ariko peut-être n'amahame international arishiraho ibi nibi. Icyo kintu ndashaka ko kiba clear, umuntu uza gutanga comment ayitange kabisa arangije kumva ko there is no church and law, there is no me and law. The law is part of me. I need to live in law. The law is there to protect me, but also to make me accountable. So we want laws to protect us, but we don't want to be accountable to the laws. But what is that population about? I'm saying this in ngewe ntabwo nzi ibibazo byari amatorero, noneho ngewe nje ku muntu witwa Julienne n'umuntu witwa aba bagore bose mubona bavuga, ngewe niyenteresheje kumenya aba bagore kubera iki babona abandi bagore benshi. Quand même, Aimable, you will agree with me qu'on a toujours dit que la religion était l'opium du peuple. Ngewe naje gusanga ko hari abagore babonera amahoro muri zo church zabari abagore for ABC reasons. Sometimes they have issues in their home, they have issues in their family, or they want just to be happy. And those women, we need to agree that they have given a safe space to many women. I'm not talking about men nziko n'abagabo bajya gusengerayo. Ngewe n'aba interesse nute aba pastor bagenda bakuzuza arena. Because I have my good friends bigiramo. None ugasanga they are giving people hope. They are giving people hope. Niba abandi bavuga ngo uzabona imodoka, peut-être barakabya, but n'oublie pas que abantu we like people who give us hope. So mu byukuri ngewe we have to accredit the role of church also in our well-being, in our happiness.
sometimes African, we have so many problems that nugenda ukavugana na pastor akagukubita igipindi urabaho iminsi ingahe uri happy, and that happiness is good. Bon, je ne veux pas quand même ko babesha, but we need to accredit the role of the church in our society. We need to accredit it. Ko ikora ibintu byinshi muri byo vraiment hari nige bagukubita igipindi nk'uwo wavuze nguzagira abana ubafite, ariko nge nabonye ko ushize ku munzani amacaca duhereza hope yo kubaho. Noneho nta kazi bakakugira ngo senga uzabona akazi mu mezi atatu, none se uzabaho by faith nyine. So icyo kintu tukibagirwe ku macaca. Noneho I have seen criticism on those women. By the way, I love those women. Not only they are smart, they are beautiful. Julienne we nyine je ne la connais pas, mais par exemple Mignonne ndamuzi, ariko urusanga ari abagore biyubaha, usanga ari abagore who are making impact in people's life. So dusepara abo bagore no na institution bari bakuriye, because here we are now confusing. There is a woman who was leading a church or a ministry, and then there is her behavior, there is her past. She's also a human being. So I'm finding that you people, you are being unfair on those women. Seriously speaking, you are being unfair on those women. Muba difference kwanza na churches zabo and respect them. First as citizens, second as women. I think recently people were even bullying this woman, and it was unfair. Mwese bazanye past zanyu shaho bakazishira hano, bamwe turazizi biruga mutuka bari abagore. Yo twese kwanza bazanye past yacu. We are not clean. We are human beings. Us who are Christian, we believe that anyway you may be like this, but tomorrow ukaba ikindi kintu kiza. So I would request muri space n'amagambo vraiment ari sanitize when you are talking about those women. You wavuga makosa baba bakoze nk'abayobozi bacacira eda ntibandikishije neza oda ntibakoze iki no kuba baribye no se abagabo biba boni bangaye bamacaca hanga birirwa badutereta aba pasteur buri munsi unenda tubu kwa pasteur Aimable tulikuwa naenda tubu kwa pasteur kwa bapadiri na bapadiri kule bananza tudrage na mabiskuit. Aimable, if we bring things of the church here, it's too much. We can write books. So I really want and I really wish we talk about those women with dignity. Murumva, unless nimumbwira ko hari umwe wagiye kwica, wagiye kwiba, wagiye wisha umuntu, but let's respect them as women. That we can criticize mistake bakoze nk'abantu, ariko twabahaye minimum level ya respect as a human being. Really, I really want to emphasize here. Yeah? Naho kuza kuvuga ngo no ngo umuntu yarinda yakora chat. Yes we mama, please don't bring people's past into this thing, because first muri kubavuga babaruta imyaka babaruta what they have achieved. So let dutanga argument nk'abantu kamembe bazima bakuze bafite ikinyabupfura kuri aba bagore. Twabugiye gutandukira topic. Oya ntabwo ngiye gutangira topic kubera comment winjiye kuri zari zitandukanye. So ngewe nashaka kuvuga ntabwo bagusaba comment, tugaruke kwifungwa ry'iri torero mbere yuko dugaruka nta gitangaza rero na ministere barayifunga n'icuri bararifunga twakiriye umuntu. Hano hari witwa Jackie, reka maze kubwira ibibazo bibahanyuma bivugiyeho mbere ko dufata undi muntu. Hari wavuze ngo ibi bintu birababaje. Jackie, mute your mic. Jackie, meeting mic yawe. Thank you. Hari wavuze ati ibingibi ni ishyano, ntabwo imbaraga z'umwana w'umuntu zisigaye ziza zigakoma ku munwa imbaraga z'Imana. Ese iyo Mana iriho, niba Imana iriho, ni gute insengero zose zigomba gufungwa? We nukuvuga ko nawe yinubiye ko insengero zifungwa, nuko reka insengero zifungwa. Ngewe ntabwo ninubiwe ko insengero zifungwa. Ahangaha wowe gufungwa kw'iyi ministeri yafata gikuzuza arena, igafata ikuzuza abantu bakaza ari akasa mutwari benshi nkuko abibonye. Ibi ngibi kubifunga, bamwe bati ntibyari bikwiye ko bafunga urusengero rw'Imana, ntibakagufunze iyi ministeri. Abandi bati reka da. Wowe urumva wumvishe Aimable we yavuze ko tugeze mu bihe bya nyuma, ibi ngibi biteye agahinda, ntibyari bikwiye kwita. No, my brother, mute your mic ihangane gato. Ndi kugira ngo ntasire ikiganiro. So Sylvie, wowe gufunga kuri urusengero ahangaha wowe wabyakiye gute? Ibi ngibi bishatse gusobanura iki? Ngewe ntabwo ndi against yo gufungwa k'urusengero, kubera ko uwayifunze afite kubera iki yayifunze. N'amashuri arafunga, ahubwo ikibazo mfite turi abakristo. Inzu y'Imana nitari y'Imana ni iyihe? Ko n'inzu yanjye ari Imana, ko na ministeri aho najya gukorera byose ni inzu y'Imana. Twese nk'abakristo twemera ko everything belongs to God, ourselves we belong to God. So even those church nukuvuga ntabwo ndibuze kwica mu nzu yanjye ndoge, nuko ngende mu church ngo niyo nyumba ya Mungu mie ni kweniko na gari kweniko kama mimi nikala ndani ni ya Mungu. That is my belief and my understanding. So it means
means everywhere tugomba gukora ibintu bikurikije amategeko. Ni ukuvuga nimba church itakurikije amategeko igomba gufungwa like yesterday. Kandi abantu banabishinzwe ni n'abantu banayisengeramo kubera ko nimba uri umukristu ugomba kuba guardian of the law, because as I told you, sindu umupasiteri sinigeze njya kwiga na theology. I believe God ni ordre. Nimba urakoze rero ndi cyane happy kuba muri desordre kuri njye bwa bukristo bwanjye bwagiye. That is my understanding. Sinshaka ko umuntu ayifata, but what brought me here was to request people kugira language yo kurespectinga uyu mugore bamutandukanye muri discussion. Church ye ni church ye, nawe niwe nubwo bwose ari we uyikuriye. ntabwo Ni aho ibintu bibiri. nkwemerera aho Oya sinkwemerera umva ntabwo oya no ntabwo Godfather tuzadutandukanya kuvuga ntabwo none se tuzadutandukanya umuntu ari abantu buza n'inshingano akaza zabo oya Sylvie ntabwo iki tuzadutandukanya abantu n'inshingano zabo aho ngaho waba ugiye no niwe muyobozi kandi umuyobozi abazwa ibyo ayobowe n'ibyo ayobowe niba bigizweho ikibazo nawe comment ntabwo zimusimbuka uri kumva ntabwo rero uza kuza aha ngaha ngo ufate iyi sosiyete kuko turabona ko ari company cyangwa iyi ntabwo ari eglise company babyita des organisations for bogamiye kuri non-profit sans yes but lucratif. Ni ukuvuga ariko abe nazarambwira Godfather uzi church na NGO ntabwo ari by'umuntu. Ni ukuvuga niba umupasiteri cyangwa umuntu ufite NGO akoze impuza yavaho church igakomeza. Church does not belong to anyone. It belongs to the people, to the public. Nibyo nashakaga kuvuga. Ariko abanyamategeko barabizi more than me. Niyo mpamvu rero umuntu ufite ingeso mbi akabayoboye abandi kuvaho si igitangaza. Ariko noneho na ya institution itubahirije amategeko kufungwa nta kibazo. Abantu banyarwanda dukunda gukabya ibintu ninjye umungu abantu barimo nute Aimable waza ukambwira ngo umunsi w'imperuka urageze. Ngewe by the way I don't believe in the umunsi w'imperuka wako ni wako yangu hivi pale njo maisha inaanza. So you cannot come to tell because one church, one ministry is closed, it's the end of the world. This is traumatizing us, you the people bo mu church. Twese we belong to church, we pray. Ariko ibi bintu byitera bwoba muri kuzana ngo umunsi w'imperuka ngo amategeko ngo abantu RGB yobowe n'umuntu wa church kwanza, it's unfair. Tugomba gutandukanya state na church nubwo bwose uwagenda kuyobora ministeri runaka yaba ari umukristo w'ahantu runaka. Ariko ibintu byo kuvanga imyumvire yanyu imyemerere yanyu n'itegeko n'ikigo ibyo bintu nukubivaho. Icyo kinyejana cyaragiye kandi mu by'ukuri neka mbaburire nanjye muzambwira nanjye nabonekewe naboneke utya usicheke shondoroketa twagiye reka mbonekerwe mbabwire ni ukuvuga ko Imana ijyana n'itegeko. Kuba mu Rwanda bafite amategeko ari kushira ku murongo amacaca, actually that is what God wants. God love order, love law. So mureke kudukanga ngo caca barayifunze ngo abapagani ngo umunsi w'imperuka ni munyipeke mwendane na zire imperuka zanyu. Izitakurikije ordre niba baragiye gusaba ubuzima gatozi ukavuga je ferai 1 2 3 4 5 niba ushaka gukora 6 7 8 9 10 go back to the same institution, say I want to add this 1 2 3 4. So where is the problem? Ibyacitse ni ibihe? Urakoze ndagushimiye Sylvie katwakira abandi nta kintu na kimwe cyacitse. God actually tumeze neza. Godfather wampa ntabwo nyizi nta nubwo muzi nta nubwo nsengerayo ariko nta cyacitse hano. Musitweki Aimable Gra yangu mimi niko malani ko nakuona uko nanipatia espoir ya maisha haiko hapa mu space njoo tokio sasa kunionyesha que la fin du monde c'est demain. Non, c'est pas demain. Pour quelqu'un c'est demain ou aujourd'hui, mais pour moi c'est peut-être le début. Merci.